Yes, twongere tubashimire mwese bakunzi ba business isobanutse. Turabifuriza igitondo cyiza bari mu gitondo, turabifuriza ijoro ryiza bari nijoro, turabifuriza amanywa meza bari ku manywa. Twifurize igicamunsi cyiza abari mu masaha y'igicamunsi. Tubabwira tuti turabakunda cyane, mukomeze mugubwe neza, turyoherwe n'ubuzima dusigaje. Bityo rero Nitete Kamanzi muri kumwe kuri mikoro. Turacyari muri wa mwanya wahariwe business isobanutse. Nkuko cyano yitwa ni nako ikiganiro cyitwa n'indasigana mbese. Tukaba rero tukibanda cyangwa se tukiri kuri P-Network nkuko bisanzwe. Hano hazaza n'izindi ariko byumvikane ko tuzajya tuvuga kuri business zisobanutse. Ntabwo wazajya hano ngo uvuge yuko ngo wacuruje ngo fraude ngo nizo wahere no, cyangwa se ngo uvuge ko wibaga. Ku mbuga nkoranyambaga mu minsi ishize twabonye akantu kadusekeje, umuntu wandikiye RIB y'u Rwanda ati nitwa 10 nkora akazi ko ngo akora umwuga wo gutwara utw'abandi. Noneho agisha inama ati none nkora iki ko numva nabireka batuzaga n'ibiro bya RIB bikugira inama bigufasha. Ubwo rero ntabwo umuntu yaza hano ngo avuge ati urabona ngiwe nabigenzaga nya buryo burimo bigisha, kandi ntabwo ari ibintu byo kurata. Bityo rero tuzatuvuga business sobanutse hano nka P-Network n'izindi muzabona muzumva, cyangwa tuzagenda tuganiraho na cyane nk'abapioneers. Murabona yuko amezi asigaye ari makeya tugiye kuzarigwaho, abariko mbyita. Rero ntabwo ari gupfa kurigwaho gusa, ahubwo ni ugutegura imishinga. Ejo nibwo nababwiraga yuko mu kiganiro cyejo yuko dukwiye gutekereza imishinga tuzakora, tukayitegura, tukitegura mu mutwe, tukatangira kujyana intekerezo zacu tugashakisha nihe twakorera, cyane cyane mu gihugu cyacu kugira ngo tuzamure iwacu mbere na mbere. Ko ngujya gutera uburezara bw'ibanza, yego ejo tutazavaho tuba banga mwabo. Tuzabigarukaho ibingibi ku buryo burambuye, tunarebera hamwe ni biki twakora cyangwa se twakwitegura kuzakora, haba dukoreye hamwe cyangwa buri muntu akora ku giti cye. Niyo mpamvu rero hano cyano yakorewe kujya ivugirwaho cyangwa se kugaragaza business isobanutse, ibimwe cyangwa ebyiri ariko ikora umuti. Nicyo twabikoreye. Reka rero twinjire tugiye kureba rero uyu munsi uko twiyandikisha muri ya exchange platform. Tuzajya tugurishaho payi zacu. Bisaba kwiyandikisha, ni email yawe gusa nta kindi, kandi bigakorwa hagati y'umupayiniya ku mupayiniya. N'akantu keza cyane tugiye kukarebaho rero. Turinjira hano tumayiningira nta kibazo, turangiza tukane mu dukoni dutatu ibumoso. Iteka nuzajya ujya winjira kuri Pi browser, jya unyura hano muri P-Network, ugenda unyure muri Pi browser. Nibyo byiza kugira ngo winjireyo uri secured. Mu gihe P-Network ikiriho, twinjira muri Pi browser ariho tunyuze. Niyo nama batugiriye. Ariko igihe P-Network izaba yavuyeho, tuyikoreshereza Pi browser kubera ko izaba imaze kuba ubukombe, ishobora kwihagarara muri blockchain. Dukande rero kuri browser, Pi browser, kore sign in to Pi browser. Tuyeke ifunguke. Nimara gufunguka, ibi ngibi tubikora kugira ngo twereke benshi uko binjira muri Pi browser. Hari abantu rwose, hari umuntu wambwira ati jewe usibye kumayininga ntugire ikintu mbaza. Open link in another app. Open. Yego dufungure, kubera ko twari duciye muri screen recorder. Baba bagize amakenga bakavuga ati nibyo ushaka kunyuramo. Okay. Funguke. Nimara gufunguka, turarihitamo inzira yindi tunyuramo cyangwa se platform dukuramo wa mushinga. Ni yihe? Turinyurira hano muri brainstorm. Tumara kuyikandaho yafunguka. Nimara gufunguka, byose tuba tubikora kugira ngo umenye uko bikorwa, nta ujye ubyikorera. Igiye kubera systeme byongera bikisubira, wongera ugakanda itegereza gafunguka. Yafungutse. Imaze gufunguka rero ujya mu ishakiro. Utungutu ndadukuraho,
time to review projects, ntabwo ninjira mu by'imishinga y'aba developers, ndagakoraho nako. Hanyuma rero ngiye ubu hano ushatse wareba urutonde rw'iyo mishinga ngiyo, ariko kubera ko nihuta cyangwa nshaka kugerayo vuba, ngiye ndirebera uwo nshaka. Ni exchange, kandi nishakemo hano, ndandikamo exchange, bize exchange exchange. Reka nkande hano ndeba ku rutonde ruza. Oya, iyi ngiyi ni iyi gusa, reka nshake ya yindi exchange. Okay, ni peer to peer. Pioneer to Pioneer. Pioneer to Pioneer Pi Exchange niyo cyangwa yanditse nabi, yanditse nabi. Nendikemo exchange. Okay, urutonde nguru rwaje, kanjye gushaka ya yindi noneho. Ndamanuka ngizo zose. Peer to peer instant exchange ni yindi iriko iyo dushaka, nze nyibereke. Pi exchange, nze nyibereke ngiyi. Pi exchange peer to peer global ni iyi ngiyi, ndayikandaho. Yitwa Pi exchange peer to peer global, cyangwa se entre parenthèse mu dukubo ni Pi Trade Center. Twagiye ndakanda hangaha kuri read more, handeho twarabibonye ubushize bw'Rwanda, rero ntitwongera kujya kubireba, ahubwo tugiye kureba uko bikorwa, ko biyandikisha. Turanyura hangaha kuri Pi Trade, babireba Pi Trade Center, ndakandamo. Nimara gufunguka baratwereka buy and sell Pi coin. Kandi ikindi twibukiranye yuko ibi iyi ni platform ni kimwe n'izindi platforms zose zizakora mu gihe cya open mainnet. Ejo mu kiganiro cyezo nabivuzeho, ni ku munota wa 10:32 niba atari na 30, uheraho niho nabivuze. Ubushize hirya ikiganiro cyo hirya ngira ngo ahari nshobora kuba nari nabivuze nabi, nkavuga yuko bikora ubu ngubu. Gukora ubu ngubu navugaga kwiyandikisha, nshobora kuba wenda ntarabisobanuye neza, ariko no kwiyandikisha navugaga bimwe bamwe byabateye urujijo very sorry, bumva ko ari trading, ariko hari n'igihe ururimi runyerera by the way. Ariko icyo nashaka kuvuga ni ukwiyandikisha. Hanyuma ejo numva nabisubiyemo muri kiganiro cyejo ku munota wa 10:30, basobanurira ko bikorerwa mu gihugu cyawe ibyo guhererekanya cyangwa se kugura no kugurisha. Urumva ko iyi ngiyi rero ni nyambukiranya mipaka, kandi nayo iri mu zigomba, nayo ni iri external connectivity ziri blocked, zizafungurwa mu gihe cya open mainnet. Urumva wowe icyo ukora uriyandikisha gusa. Kwiyandikisha ushobora kuzaza mu ba mbere, ikiriko ibindi turabireba ka tugeremo turebe. Hano rero ngiye kwiyandikisha, ndakanda rero swata nshobora gukanda muri utu dukoni dutatu, ibumoso iburyo utwo hejuru, cyangwa muri ako kantu kameze nk'agatwe hari hirya ya trade hano mu ibara rya move. Ndakanda aho nshaka, nkande hano ni igihe ufite konti. Nubwo udafite konti biragusaba gukora indi konti, nabyo biteganijwemo nyine. Kubera ko nta konti mfite, ikindi iyo ukora ibi bintu wirinda kugaragaza password yawe. Yes, wirinda kugaragaza password yawe. Iyo uyigaragaje YouTube ntabwo ibyemera,
ukuntu bigenza. Reka njye kuri register login, mbagiye kuri login in, none ntago ndi registered. Don't have an account? Yes, register. Katu registering. Ndakandamo, mara gukandamo baranzanira ibyo nuzuza. Ibi ngibi ni ibyamamaza ntimubyiteho, nabo abari mu kazi kabo. Ndizira hano hepfo ndebe hano kuri register. Barambaza amazina, bambaze email, bambaze password, nongere nyisubizemo password, nsubire kuki kuri register. Okay. Yewe amazina yanjye ni Tite Kamanzi. Ndandika nka kwa kundi ko muri payi mbyandika mu nguti ho my last name. Urabona ko amazina ajya mu kabox kamwe. Then I put here my email. Mail yanjye ni okay. Kamanzi@gmail. Hano rero kubera yuko ari password ntago nyibereka, icyo gihe ndabanza ngakuraho kamera. Banza nkureho kamera, banze mbahishe password. Sibyo? Kanyibahishe. Hanyuma ndagaruka nkora nakoze kuri register. Numara gushyira muri password inshuro ebyiri nibwo ukora kuri register. Kambanze mbahishe password. Anze mbahishe password. Hanyuma tugaruke, nimara kuyishyiramo ndakora kuri register, ubwo ndagaruka turi aho biri bube bitwerekeje. Yes, maze kubishyiramo, ubwo igisigaye no kureba aho tugeze. Ibi ni ibyamamaza ntimubyiteho. Welcome back Tite Kamanzi. Murabona ko maze gushyiramo ya password yanjye, nabahishe video. Then maze gushyiramo password, nkora kuri register. Noneho baranzanye taraho bangejeje, barambaza iki? Total listing. Payi total listing, hanyuma total messages. Ibi nibyo abatwereka ahubwo tugomba gukora. Hano ni kuri konti, ni kuri dashboard yawo kugira ngo yes, ni kuri dashboard. Profile, logout, hewe byarangiye ahubwo, byarangiye rwose twiyandikishije. Hano nta bantu ntazo barashyiramo kuri total listing, nta barajyamo. Total messages nta birajyamo. Home, calculator, check wallet, dashboard, my listings, my what cards, ibicuruzwa hariya. Hanyuma report scammers, hano wa reportingamo n'aba scammers cyangwa se yes baba bibicupuri. Chats, profile, logout, ushaka kuloginga out, ushaka bivamo nyine kawo tapu iri soko ndivuyeho. Cyano rongi andi makuru ushaka dore yasanga hangaha. Reka turebe hano kuri total listing icyo batubaza. Nakanzemo total listing ntabwo ifunguka, ahubwo biba bigaragaraho n'imibare. Total message ntabwo bifunguka, bigaragaraho n'imibare. Katujye kuri home. Ni handi twatangiriye. Okay, areba ahangaha kadusubira inyuma, twisubirire hariya kuri dashboard twari turiho. Check wallet, kanigere kuri check wallet ndebe. Check wallet yafungutse. Ibi ni ibyamamaza muri check Pi wallet. Input your Pi wallet. Urabona ko hano harimo wallet. Do not your passphrase. Do not your passphrase or private key.
wabibonye hano. Nshobora gushyiramo wallet ni bya binyuguti, uru ni urugero batanze, ni bya binyuguti y'intuza. Ntayo ngiye mfite hano ngo ndebe ko ibi ni, urabona ni urugero batanze. Ntushyiremo passphrase yawe, ushyiremo wallet yawe gusa. Wallet niyo bakohererezaho, ubundi bayikohererezaho. Urabona ko rero ibisigaye ugenda checkinga nawe ni ukugenda uvumbura nyine ugira ngo n'ubundi buhanga. My listings, katurebe kuri my listings, ibi byamamaza nabyo rwose nagaterera nzamba. Okay, please complete your profile to continue. Okay, bambajije okay, urabona ugiye no kubanza ukagerageza byose ukora ko birangira. My profile, person information, amazina Titekamanzi, email niriya titekamanzi@gmail.com. yes. Noneho my number ni plus 250 78 320 14 18. Okay, ni ya yindi iri muri Pi network. We ntabwo nibuka Telegram yanjye ko yitwa, ntabwo mbyibuka. Naje ndajya kubishaka ubwo ndabikompletinga. Urabona ko babibaza nyine. Then password, nimara kugira ndashyiramo password, kandi ushobora no guchanginga password, nabibonye. Hanyuma photo profile, click to change photo profile. Location Rwanda. Urabona ko registration yari itararangira de. You have to complete your zip code nayo nzi. Ndashyiramo amazeru 1 2 3 4, ndashyiramo amazeru 4. Okay, address ndashyiramo ihera Gatsibo Rwanda. Rwanda sinashyizemo hejuru. Okay, Gatsibo, ishyiramo Gatsibo. Hanyuma barambwira gusavinga. Ntabwo nashyizemo ifoto di. Ifoto ndebe nishake. Irihe person information kuri foto. Okay, bampaye aho nshaka ifoto. Pic medium, barongera kwikuba. Okay, muri foto kanshake ifoto ndahitamo ifoto nshaka. Ifoto ndahiga mu mafoto mfite. Okay, mitemo ifoto nshaka. Okay, kanshyiremo iyo nshaka. Okay, must not be greater than why barayanze none kaze nifate selfie none. Bakomeza kumbwira retry, sinzi impamvu bidakunda, ubwo ntago nabitindaho. The file field must not be greater than kilobytes. Okay, biransaba kugira gute
kubihindura kame savings ibingibi, ariko telegram password ntabwo nabikoze byo kiko savings ndebe ko babyemera, nzongera mbivugurure kandebe. Maze kuri save please fill in this field. Okay, baransaba gufilinga hariya hantu, bivuze ngo registration ntabwo yarangiye, bira byose ngomba kubyuzuza. Kambanze nsubira inyuma ho gatoya mbere yuko dusoza, dusubire hahandi twari turi kuri dashboard twari turiho. Ya dashboard turiho, subira inyuma ho gato. Murabona nahangaha, murabona ko kuri profile ugomba kuyuzuza nayo ni ngombwa. Twirebere biri kuri calculator noneho. Pi calculator pi iravuga iki? Ni byamamaza ntimubyiteho, ibyacu ni ibi ngibi. Ni ibi ngibi. How much does your Pi coin worth now? Pi iravunja ngahe? Use your Pi coin calculator to find out the total value of your Pi network now. Ngo nitwifashishe Pi calculator yacu turebe icyo amadolari ivunja, mbese agaciro kayo ubu ngubu. Noneho hano exchange rate Pi imwe amadolari 3.12 cyangwa se amadolari 311 cyangwa se amadolari 314. Custom Pi network price, ibyo nibyo biciro biriho. Calculate input current Pi network price. Ekande Pi coin anshyiremo Pi imwe. Sorry, urabanza usibe. Nanditse hatariho, tuzamuke haruguru hano kuri Pi coin. Sanguse ndashyiramo Pi imwe, indangiza nkande kuri calculate. Nibyo nkande kuri calculate. Your net worth, no kuvuga ngo inshyizemo Pi imwe, ariko nari nakanzeho hano nahisemo kira giciro. Keep mining to increase your net worth. Baranakwibutsa ku mining ariko reka mbikore. Reka nshyiraho amadolari hano nshyiremo hejuru kansibe Pi. Nimara kuyisiba niyandikira hano amadolari 10. Kanishyiremo Pi 10. Oya kanshyiremo Pi 2. Okay. Maze gushyiramo Pi 2 hano hepfo kaneye gukandaho katurebe icyo batwereka. Kumenya ari uguhitamo kuki bidasubira inyuma. Okay, hano no guhitamo igiciro dukoresha. Maze rero kubikora ndakanda muri calculator. Nkanda muri calculator baranyereka ko amadolari ubwo amadolari 2 ni 628 bya Pi. Ni ukuvuga ngo muri system ibiciro byabo ni biriya. Murabona ko kira giciro kitari kure y'icyo twamamaza.
agakuyemo kanga gusubiramo. Kanjye kuri custom turebe hano. One pi, shyizemo 1 pi, noneho nkande kuri calculate turebe ibyo bampa. Apo amadolari 2. Ibi ntabwo ari iyi ngiyi ni intuzi. Iyi ngiyi turayihorera. Twebwe icyo dukora ni iki. Biragaragara ko hano uhitamo igiciro ushaka. Icyo benshi bahuriyeho nicyo cyemezwa. Ubwo rero twebwe twakwihitiramo iki ngiki. Uzajya ajya kugura cyangwa kugurisha, tukagendera kuri kiriya giciro cy'ibihumbi 314. Hanyuma ukandika hariya ese kushaka amadolari ufite payi wenda 3. Payi 3. Urandikamo hariya payi 3 nurangiza ukande ashaka payi afite amadolari. Ukande muri hanyuma mpitemo igiciro nshaka ko ari kiriya. Ubwo nubona bakagurira barakugurira, nutababona handi kuri calculate. Nimara gukanda kuri calculate urabona payi 3 ziraba zihwanye n'amadolari 942 kayo nguko. Ubwo rero ibindi tuzaba tubireba utaha kunye ninjiyemo. Ikindi ni dashboard niriya my chat. My cart hano ni ibicuruzwa nk'umuntu ufite ibyo acuruza. Birumvikana. Check out my cart. You don't have any cards. Ntabyo nashyizemo. Kanyisubirira inyuma. Ushobora kulogging out nkasohokamo. Chats ho icyo ubonamo ni kibona muri chats what. Yes, birimo gufunguka. Icyo ubonamo chats bira bagenda bandikaho abantu nk'uruganiriro rwaho hano muri system ibyo ari byose. Yego mwabonye rero ukuntu twandikisha, nta bintu birajyamo. Sese mbaye wa mbere wiyandikishije di. Nawe rero nushaka uzabikore. Ubu nzasubira inyuma nze kureba Telegram yanjye ndebe password nyuzuze. Nishaka exchange nka password nyibikore, ariko mwabonye ko nabanje kuyihisha. Hanyuma ifoto, ubwo ndashaka agafoto gakwiranye naho niki, zip code iki, address. Urabona ko save ntabwo byabaye saved, ariko na creatinze account. Icyo binsaba no kugenda nkabyuzuza. Uku nguko byuzuzwa muri exchange. Murabona ko ibintu bizaba ari uburyo. Uragenda ugahitamo igiciro, ubwo icyo mubona kigize cyemejwe ni icyo ngicyo. Ngaho mukomeza mugubwe neza, ibindi turakomeza kubikurikiranira hafi tubona byinshi cyane. Nabonye n'amakuru ya CB Network nayo kwa CBTV Rwanda. Mujye murebe amakuru kuri CB Bank. Naje nanjye njye kuyireba neza, nyitoze neza, tuyishake nayo tuzayigarukaho wenda mu buryo burambuye. Ziragenda zitwegera, izadufasha mu buryo rwose bworoshye. Ahubwo mujye mukurikirana ibiganiro mube hafi. Murakoze cyane.